agaciro k'ibyagezweho kari mu kubigeraho. Jya ugendera kure y'abantu babi, bazana umunezero mwinshi n'ibibazo byinshi by'ububabare kuri buri gisubizo. Urukundo ruzana umunezero mwinshi cyane kuruta kubabaza umuntu, kuko byo nta kindi bizana kitari ububabare n'ubundi. Niwitegereza ibyaremwe nibwo uzasobanukirwa neza byose. Ni ibintu bitanu udakwiye kugira uwo ubwira, ugaceceka ntukopfore umena ibanga kw'ibyo bintu bitanu. Icya mbere, iby'uwo mwashakanye cyangwa mukundana. Ibyo uhura nabyo byose mu mubano wawe na mugenzi wawe bigomba kandi bikwiriye gukemurwa hagati yawe na mugenzi wawe gusa. Nta mpamvu yatuma abantu bagomba kumenya igice magara cy'imibanire yanyu kandi bakagumana ibanga. Ibyo ntibyabashobokera, rero wowe jya wirinda kubizimura. Icya kabiri, amafaranga ufite kuri konti yawe ya banki. Iby'amafaranga yawe ni wowe ubwawe bireba gusa. Ayo ufite rero jya uyagira ibanga kugira ngo wirinde za komanteri z'ubusambo, umururumba ndetse no kurarikira uzanywe no kwifuza ndetse n'ishyari biva mu bantu. Ntawe ujya ananirwa guhisha ishyari muri we ndani. Rero menya yuko ikiri ku ikofi yawe nta wundi kireba keretse wowe ubwawe. Icya gatatu, ibibazo by'umuryango wawe. Uko byamera kose nta kavuro, ni ukubika inyeteri gusangiza abandi ibibazo by'umuryango wawe si ibintu bikwiriye. Uba ushyira mu kaga umuryango wawe, yewe n'abo wita inshuti zawe nubwo baba ari bamagara gute, ntibakwiriye kumenya ibintu byose bibera mwanya umundani. Icya kane, intege nke zawe. Kimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kwitondera ni uguhitamo uwo wiringira maze ukamubitsa ibyerekeye intege nke zawe n'ingorane zikomeye mu buzima bwawe, uzitonde. Icya gatanu, intego zawe. Ni nako bimeze no ku ntego zawe, ibikomeye wifuza kugeraho mu buzima. Waba wari uzi ko uko usangiza abantu intego runaka ari nako utangira gutakaza imbaraga zo kuzigeraho? Rwose niko bimeze. Uko amabanga yawe aba hanze ni nako hari igitutu giteye ubwoba wotswa. Mbere na mbere wige kwibanda kuri wowe ubwawe. Ubuzima ni nko gutwara igare, kugira ngo ugume uryicareho ritaguhiritse kandi urihagazeho bigusaba gukomeza kunyonga. Guhagarara gake ni ukurivaho. Icyangombwa ntabwo ari uguhagarika kubaza ikibazo ku bintu, oya, amatsiko ufite afite impamvu zayo zo kubaho. Ntuzigere ucogora ku byo ushaka gukora. Umuntu ufite inzozi zihambaye arakomeye kuruta ufite ibikenewe byose. Umugabo akwiriye gushakisha akamenya icyo ari cyo, apana icyo yibwira ko yaba cyo. Abanyantege nke barihorera, abanyambaraga barababarira, mu gihe abahanga birengagiza. Buri gihe icy'ukuri ntabwo ari ikizwi na bose, kandi ikizwi na bose cyakwiye hose siko buri gihe aba ari cyo cy'ukuri.